Amazina yanjye ni Claudine Uwineza nkuko babikubwiye. Abenshi banzi ku mazina ya Bobo wa Beach kuri social media. Ningewe rero wabatumye, ningewe wagize igitekerezo cyo creatinga Golden Heart for Sale. Hareba abana babyaye bakiri batoya. Ubu dukurikiye kuri YouTube channel ya Golden Heart for Sale. Umunsi ni igikorwa cyatugenzaga cyo gusura umumama wacu witwa Shadi ukiri mutoya ajya afite imyaka 17. ahubwo wujuje 17. Nabyaye mfite 16 nujuje imyaka 10 uracyari muto cyane, imyaka 17 ni mitoya, ni mikeya cyane, mike cyane. Uretse ujya utekereza ko inyuma wenda abana bamara kubona imbaraga uzafata umwanya usubire kwiga cyangwa uzafata umwanya ujye gushaka imibereho isanzwe y'akazi? abana bamaze gukura nakujya kwiga yenda nk'umwuga runaka, yenda byana ngo kumva ntabwo ndasubira mu ishuri njya kwiga nk'uko bisanzwe. Yenda navuga ati reka njya kwiga imyuga, yenda nko kudoda, gusuka. Urumva gusuka umuntu araza ati wakiremo tutakaguha amafaranga, ariko nifata umwanya wo kuvuga ngo ngiye ku ishuri nongere njya gusoma amarushya, hari igihe natafatamo kubera abana. Ariko ku bwanjye mba numva abana bamaze gukura, nashaka runaka izoboga ubundi nkabona uko nanjye nabyo. Intego uzahitamo nyine uporopoza nk'umwuga ko wakwiga gusuka, wakwiga n'ibijyanye na salon de coiffure cyangwa ibijyanye no guteka, sinzi n'ibyo bakora amashusho twose zitanu. Yari yakorohera cyane. Yanyorohera mbona ari ubuzima. Ari ugusuka. Ubwo nyine abantu badukurikiranye, abantu bagira umutima wo gufasha, ushobora kuba ufite umushuti wawe ufite ishuri yigisha gusuka, ushobora kuba ufite umuvandimwe ufite ishuri yigisha gusuka, ukaba wamufashwa mu mashusho twose yo kumwigisha igihe gitoya mu gihe atarafatisha, cyangwa ukagira indi support umuha bijyanye n'ubuzima wumvishe yabayemo. Urumva ari mu rugo wenyine n'abana, mama we bagiye gushakisha ubuzima, kumwe n'abarumuna be nawe niwe bafasha, ntabwo ibintu byoroshye. Namwumvishije ibyo yavuze, njyewe icyo nakugira inama ntabwo wajya kwiga imyuga ureke ngo wongera gusubira mu ishuri, kuko hari abantu benshi babyara bakongera bagasubira mu ishuri. Muri iki gihugu, muri iki kinyejana turimo, muri iki gihugu cyacu, udafite diplome nta kindi kintu cyagira gute aho ufite akamaro. Icyiza wajya no mu ishuri noneho na cya gihe cya weekend ukajya kwiga iyo myuga yo gusuka. Ariko icyiza icyo nakugira inama, wasubira mu ishuri, Imana akongera ukabanza ugashaka diplome. Urumva imyaka uri mu wa kabiri, imyaka isigaye ni mikeya kandi uracyari mutoya. Niba ukangiye kuvuga ngo urashaka amafaranga, cyane no kuba ufite ubumenyi. Muri iki gihe nta muntu uzajya gukora akazi ko mu rugo cyangwa adafite diplome, sibyo? Ibyo kugira uvuga ngo ajya kujya kwiga imyuga, imyuga nayo ni myiza, ariko baza kwanza ujye mu ishuri. Ikindi kintu ni ukwifata, ukamenya ngo ejo hawe heza, ko hari igihe akunda bangongeye kujya kubyara. Imana izakuza bari abana, kuko Imana yari igomba kubaho uko nguko. Icyiza ni uko Imana izabakuza kandi izaba ifite future yawe nziza, sibyo? Icyo kintu nawe wongeraho inama. Urumva ko ku nama bakugiye z'uko ugomba gusubira ku ishuri ukabanza tronkomeye yawe wenda no kujya kwiga imyuga. Iyo myuga wayiga ugeze muri section bigisha ibyo guteka, ushobora kubyiga ukabona byiga unabikora. Ntabwo byashoboka. Muri mu ishuri neza wumvaga watsindaga cyane? Ni mate na biology. Imibare myinshi cyane, mate na biology. Wenda n'iyo myuga ntabwo wakwiragiza ngo kwiga imyuga. Ni gute se utajya mu ishuri ukabona diplome, wenda ukazaba umudogiteri, ukazaba umuntu w'umushoramari? Wiragiza imyuga. Icyo usaba Imana
nicyo ikintu ukura mu kanwa kawe nicyo gikubaho, aricyo iyo wiyaturiye ikintu cyiza wamara nzasubira mu ishuri nige fate nanjye ngira akamaro mu gihugu. Hari igihe wagira akamaro mu gihugu uracyari muto, uracyafite future yawe imbere nziza. Ari benshi babyaye mu rugo bakongera bagasubira mu ishuri bakamenya kandi atazagira undi mugabo undi musore wakugira gute wagushuka, sibyo? urakoze kuri iyo nama ngiriye, kuko ku mugani w'ibyo uvuze n'ibyo n'igihe nasubira ku ishuri nkajya muri iyo section imyuga numva nshaka kwiga nkayiga, ariko n'ubundi nyiri no kwiga bisanzwe ku buryo nakiga n'uwo mwuga bikarangira mbonye ibyo diplome. shazerega n'ubundi imyaka ufite 17 ngubu hari umuntu w'imyaka 27 kwiga muri primaire byashoboka. rero bishaka kumva ngo warihebye mu kwiga n'ibiki abantu benshi ntabwo barangiza ishuri kubera mu myaka cyangwa iki. Abantu benshi bahura n'ibibazo bikomeye aho basanga ikibazo wowe nacyo ntikizabasohokera y'iki ubuzima bwawe. Aho hakanyagira abana inama abandi basize ku ishuri abana n'abana bagira nyine ni ukureka ikigare barimo bakagira intego muri iyo ntego bagakoresha uburyo bwose bushoboka kugira ngo bazayigereho. Kumva nkagenda nafite intego mvuga nti nziga nimara kwiga niba bumwe nagira umugisha nkabona akazi nkakora muri ubwo buzima bubi turimo njye na mama, ariko urumva ntabwo nigeze kubahiriza, ahubwo nagiye mu kigare batazi neza birangira byaye. Urumva kandi niba narabyaye nkareka kwiga, yego nk'uko mwabivuze ntabwo nkwiye kwiheba ngo narabyaye byagenze ntabwo nakomeza, ntabwo navuga ngo ngiye kwiheba, kuko ku mugani wa Claudine bamubwira ati n'iki kibazo ubuzima burakomeye. Urumva inama nagira abo bandi nabwira ati nibatuze bige, nimba bari mu mashuri nimba n'abandi batari mu mashuri bategereze igihe cya nyacyo kuko bavuga ngo tugiye kubyara, kuko natwe ntabwo ariko tuhitamo ngo tubyare, ahubwo biratugwirira. ntabwo umuntu ari buvuga ngo reka mbyare nyiri muto, ariko inama nagira abo ngabo ni uko batuza bagashyira hamwe n'umuryango wabo bakiha intego nyine paka kandi bayigezeho, barangiza bamara nyine kubona ko bisunganyije neza bageze mu buzima bwa nyabyo, nako ari byo bikwiye kuba babyara bakaba aribwo babyara. mbese nk'abana mwigana bajya bagusura cyangwa niyo mugiranye ibiganiro ubona baguhereza ibiganiro ibigufasha ibiguca intege? Abana twiganaga harimo n'abaza kunsura, kuko akenshi bakunda no kuza abahungu twiganaga bakavuga ati shadori uzagaruke ku ishuri. Bamwe bari bazi ko mu kwa 9 tuzajya kwiga, ndangije ndababwira ntabwo byakunda, abana niba baracyari batoya bagiye ku ishuri mu kwa 9, abana bafite amezi 6, ntabwo naza kwiga abana bafite amezi 6. Abana mwiganaga gusaba ko basubira ku ishuri ko bazi ko ari umuhanga, kuko nanabyara Gahene w'ikigo ubwe yaje kunsura mu rugo arambwira ati shadi ibintu byakubayeho ntuzacike imbaraga zo kubitaga. Ubu bari bazi ko nimbyara nzajya ku ishuri, ntabwo nari nababwiye ko mwita abana babiri, bari bazi ko mwita umwe, barambwiraga tuzajya basigera mama wawe uzi kujya ku ishuri utaha uzi bose bagagaruke n'abakiriya kubera ari impanga kurumva ni impanga kandi na barumuna banjye bariga, ntabwo navuga ngo mwari kujya ku ishuri mumufashe abantu mu by'ukuri, ariko urumva mu kwa 9 yenda rijya bafite nk'umwaka n'igice hafi
numva najya mbasigira mama deja ubu ngubu trimestre ziri muri igihembwe cya mbere uza kugeza ibihembwe bitatu ufite amezi 9 uraza wagize umwaka n'amezi ufite barumuna bangahe? Mfite barumuna banjye 4. daye bakiri batoya tukabasura tukabaganiriza tukababwira ko babyaye bakiri batoya ejo ari heza bashobora kongera bakubaka ejo habo kwiyitaho no kwikunda no kugerageza gukora icyabateza imbere ubuzima bugakomeza. Rero ni njye wabatumye turi kumwe nka Golden Heart for Sale. Ni byiza kugusura twabonye ikiganiro cyawe kwa Mori numva binkoze ku mutima ndavuga ngo why not nta kohereza abantu numa bakaza bakagusura. Ni muri urwo rwego baje rero kandi tuzakomeza tugumane uko tuzashobozwa tuzajya tukureba tugusure tumenye amakuru yawe n'abana kandi bambwiye ko hari n'abandi batoya urera sibyo ijambo ababyeyi mufite turamufite ariko ntabwo biba byoroshye ndabizi urumva rero ntabwo byoroshye tuzakomeza tubasure uko tuzajya dushobozwa turebe amakuru yanyu ndumva umenye rero ninjye wohereje ba Fisto nta kibazo turi kumwe kandi ugire ibihe byiza ukomeze wiyiteho ariko kandi sinabura kukubwira ngo wirinde ejo ibyakubayeho bitazongera bikakubaho byarabaye ntacyo uri bubihindureho kwita ku bana bawe ariko ugomba gukomeza ubwirinzi kugira ngo ikosa ryabayeho ritazongera kubaho kandi ukomeze utekereza ko ejo ari heza kuba byarabaye bitagomba kukwicira ibyo wateguraga ejo hawe hazaza. Ngaho rero ukomeze uvuge neza n'abana tuzakomeza tuvugane. Urakoze nawe urakoze Imana iguhe umugisha. Okay koko sawa urakoze ndaza kuvugisha nyuma reka dukomeze ikiganiro gato sawa bose bariga bose bariga umwaka yenda umwana wa kabiri okay